Imvi ni kimwe mu bibazo bimaze gutera stress abantu, ibyo ngibyo ukabibwirwa n'uko ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino uba ubona abantu bari kuvuga ibintu bitandukanye bishobora gutuma umuntu akura imvi mu mutwe, bityo bigatuma abantu birirwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga basoma, bareba, bumva ibyakorwa kugira ngo imvi zive mu mutwe. Ariko se kandi imvi ziterwa n'iki? Impamvu nyakuri itera imvi ni iyihe? Ukuri kuri ku miti ivugwa ko izikuraho ni ukuhe? Buriya imvi ni kimwe mu bimenyetso bikunze kugaragaza ko umuntu agenda akura, ariko se koko ni imyaka gusa yihutisha ko umuntu agira imvi? Cyangwa se imiti ivugwa ko izikuraho irakora? Nongere nkwibarize, imiti ivugwa ko izikuraho irakora? Niba warabigerageje wabonye byarakoze? Cyangwa se ni uburyo bwo gushaka views no kugurisha? Reka tubirebere hamwe. Muri iki kiganiro ndabanza nkubwire impamvu nyamukuru itera imvi. Ariko wowe nkurikiye kuri Rama Family nizere ko wakoze subscribe, kuko intego yacu ni ukukubwira amakuru yose ajyanye n'ubuzima. Nawe urabyumva ni kuri Rama, aho twifuriza abantu kurama ariko bakarama bafite ubuzima buzira umuze. Reka rero turebere hamwe kuri iyi ngingo ya mbere cyangwa kuri iki gice cya mbere impamvu nyamukuru yabitera imvi. Imvi ziterwa n'uko uturemangingo twitwa melanisite tubarizwa ku musatsi twongera gukora melanine. Iyo umuntu akuze tugenda dupfa, tukagabanuka, tukaba duke, cyangwa se tukagabanya imikorere, bivuga ngo tugira intege nkeya. Ibi bituma rero umusatsi utangira kugenda uba muke, ndavuga umusatsi w'umukara, hakagenda hatangira kuzamo umusatsi w'umweru, cyangwa se wose ugahinduka umweru icyarimwe. Birashoboka. Ariko se ni imyaka yonyine ishobora gutuma utu turemangingo twa melanisite tubura? Reka tubirebere hamwe. Hano mu bushakashatsi bwo muri 2020 bwakorewe muri Universite ya Harvard bwerekanye ko stress ikabije ishobora gutuma stem cells zigira uruhare mu gutanga melanisite zipfa. Ahangaha imihangayiko na stress bishobora gutuma twa turemangingo dutuma umusatsi wawe wakomeje kuba umukara dupfa. Ikindi ni ubusate bw'uturemangingo. Iyo ubwo buremangingo bupfuye ari bwinshi mu mubiri, bushobora kwangiza uturemangingo dukora rya bara ry'umukara mu musatsi, cyangwa melanisite zikangirika. Ikindi cya gatatu ni gene. Gene ni ukuvuga ngo ibintu biba bituruka mu muryango, cyangwa se aho umuntu yaturutse, nyine ku babyeyi. Niba ababyeyi bawe baragize imvi kare, birashoboka ko nawe zishobora kuza vuba. Noneho rero turebe igice cya kabiri. Ese imiti ivugwa ko ikuraho imvi irakora? Haba se hari amavuta cyangwa ibinini byinshi byamamazwa ko bishobora gukuramo imvi ariko bikaba ari ukuri? Hari imiti itandukanye abantu bashobora gukora bagashyira mu misatsi kugira ngo ibe umukara, ariko bikarangira iyo miti ishyizemo n'ubundi wa musatsi wongera kuba umweru. Bivuga ngo ntabwo habaye umukara ugiye kumera, kereka uri hejuru ku mutwe warangije kugera hanze wameze, ariko uzameraho ugomba kumera ari imvi. Uw'umukara akaba ari uwo hejuru washyizemo imiti itandukanye abashakashatsi bagenda bagaragaza. Amavuta afite peptide cyangwa stem cells
Hari aho bavuga ko iyi miti ifasha gusubiza melanisite mu bikorwa zikongera zigakora neza, ariko nta bushakashatsi bwa laboratwari bwerekanye aya mahirwe ko bishoboka rwose, nta nubwo byari byagera ku rwego rwo kwemezwa n'ababivuga batandukanye cyangwa se bashaka kwigurishiriza, ariko nta bushakashatsi na bumwe bwari bwerekana ko ibi bintu bishoboka. Ese koko hari icyagarura ibara ry'umusatsi? Yego, hari ibyabayeho nko mu bushakashatsi bwakozwe kuri stress, aho abantu bavanywe mu buzima bubahangayikisha maze imvi zikagarura bakazogosha burundu, bakongera bakamera umusatsi muzima, ariko ibi si kenshi bibaho kandi si ku bantu bose. Hari n'ubushakashatsi buri gukorwa ku bumenyi bujyanye na gene cyangwa se reprogrammation de cellule, ariko nta kiragera ku isoko cyangwa ngo cyemerwe n'inzego z'ubuvuzi. Umwanzuro rero dukwiye gufata ni uwuhe? Wo nkurikiye, imvi ni ibisanzwe kandi ziza ku gihe gitandukanye bitewe n'imiterere y'umubiri buri muntu ku giti cye, imihangayiko ye ndetse n'imiterere y'imiryango akomokamo. Imiti ivuga ko izikuraho akenshi iba itarageragezwa neza kandi igamije cyane cyane gukurura abifuza ibisubizo byihuse. Icyiza rero ni ikihe? Ni ukwita ku buzima rusange, ukarya neza, ukagabanya stress ndetse ukaniyakira igihe zaje, aho gutakaza amafaranga ku miti idafite gihamya, rimwe na rimwe ishobora kugutera n'ibibazo bitandukanye. Ibi abahanga mu bijyanye na dermatology aho bavugaga ko byanze bikunze umuntu niba yabonye afite imvi adakwiye kongera kwirirwa ahangayika, agombye kwiyakira, akumva ko ari ibintu bibaho byanze bikunze, akumva ko kuba yabigize mbere y'abandi nta gitangaje kirimo, kuko abantu ntibareshya, ntibasa, ntibavuga kimwe, ntibagenda kimwe. Bivuze ngo kuba wagira imvi mbere y'umuntu uruta birashoboka rwose, ntibizagutera impungenge, ntibizanagutere n'ipfunwe. Wowe wumvise iki kiganiro, niba hari umuntu uzi ufite imvi zikaba zimubangamira, ukimwoherereze, kuko ndashaka ko yumva ijambo rimwe ngo yikwirirwa yiruka ku bintu abwirwa bikura imvi mu mutwe cyangwa se bishobora gutuma zigabanuka, ahubwo niyakire kuko imvi nta burwayi burimo kandi nta n'igisebo kirimo. Ibihe byiza.